Ikoranabuhanga riherekejwe na murandasi ryazanye ibintu bitandukanye mu buzima bwa muntu, harimo ibyiza ndetse n'ibibi. Isi yose isigaye iri mu biganza by'umuntu ku buryo ahitamo ibyo areba, ariko ahitamo mabi nayo asiga ingaruka zayo zitandukanye. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2022 bwagaragaje ko mu bantu bakoresha interineti rimwe ku munsi amaraho iminota 395, ubwo ni amasaha 6 n'iminota 35 ku munsi. Iki ni igihe kinini ku buryo uba wazengurutse mu bintu byose bitandukanye biri kuri murandasi. Kimwe mu bintu byamaze kubata imbaga nyamwinshi ni amashusho y'urukozasoni. Urubuga rwandika rukanakora ubushakashatsi ku byangiza ubuzima bwa muntu Fight the New Drugs rwagaragaje ko abagabo bangana na 91.2% bareba aya mashusho y'urukozasoni, naho abagore bayareba ni 60.2%. Mu mwaka w'2016 hari ubushakashatsi bwagaragaje ko Abanyarwanda ari bamwe mu bakunda kumara igihe kinini bareba izi filime, kuko icyo gihe mu bihugu byose bya Afurika u Rwanda rwari ku mwanya wa 29 mu kugira abaturage bakunda kureba izi filime z'urukozasoni. Nubwo abazireba ari benshi, ariko hari zimwe mu ngaruka bigaragaza ko zishobora kugera ku muntu ureba aya mashusho, by'umwihariko ku bamaze kubatwa nayo. Ingaruka ya mbere ni uguhinduka imbata y'aya mashusho. Iyo wahindutse imbata y'ikintu biragoye kukigobotora. Iyo umuntu areba amashusho y'urukozasoni cyane ashobora guhinduka imbata yayo. Icyo gihe biba bigoye ko wamara akanya utayirebye, hahandi usanga umuntu yicaye mu kazi arimo kuyareba. Ibi kenshi biherekezwa no kwikinisha. Iyo umuntu areba amashusho y'urukozasoni, ubwonko bwe busohora ikinyabutabire cyitwa dopamine gituma yumva anyuzwe cyangwa se yishimye. Iyo bikora kenshi, ubwonko buramenyera ko iyo dopamine igomba gusohorwa ari nyinshi, maze bikaba bisaba uwo muntu kureba amashusho menshi cyane akabije kurushaho kugira ngo yongere yumve anyuzwe cyane. Ibi nibyo bizana guhinduka imbata. Iyo umuntu abikora buri gihe, ashobora kubikenera buri munsi cyangwa inshuro nyinshi ku munsi. Ashobora kumva atuje ari uko abikoze. Ashobora kubikora nubwo azi ko bitari byiza cyangwa se bituma asigara yicuza. Ingaruka ya kabiri, bishobora gushora umuntu mu ngeso zo gufata ku ngufu. Igitabo cyiswe Pornography and Sexual Violence cyanditswe n'umwarimu muri kaminuza ya Texas, Robert Kensen, kigaragaza ko abantu bareba amashusho y'urukozasoni cyane bagorwa no kwihanganira kudakora imibonano mpuzabitsina. Ibyo bituma abenshi iyo abo bifuza ko baryamana batabemereye neza, bahitamo kubafata ku ngufu. Fight the New Drugs igaragaza ko mu bantu 8 bafatwa bafashe ku ngufu, umwe muri bo aba yarabaswe no kureba amashusho y'urukozasoni. Ingaruka ya gatatu, kubihirwa n'imibonano mpuzabitsina. Mu mashusho y'urukozasoni usanga berekana abari gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo budasanzwe butangaje. Iyo wabaswe nayo, nawe utangira gutekereza ko ushobora kugira ibihe nk'ibyo wabonye mu gihe urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Gushaka gukora nk'ibyo wabonye muri aya mashusho ntabwo bishoboka, kuko uba ufite ibyo wamaze kwishyiramo kandi utashobora gukora, bigatuma utaryoherwa n'ibyo urimo gukora ako kanya. Ingaruka ya kane, kwangiza ubwonko bwa muntu. Iyo umuntu areba amashusho y'urukozasoni, ubwonko bwe butakaza umusemburo wa neuroplasticity utuma umuntu agira ubushobozi bwo gutekereza. Iyo wamaze kwangirika, nibwo umuntu atangira kugira imico ihindagurika, kuko ubwonko bwe ntabwo buba bugikora neza. Uru rubuga rugaragaza ko abantu benshi bajya kureba aya mashusho baba basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nk'agahinda gakabije, umujinya, kuba bonyine, kutigirira icyizere n'ibindi. Kugira ngo bumve borohewe bajya kureba aya mashusho, ariko atuma ibibazo bari bafite birushaho kwiyongera aho kugabanyuka. Kureba amashusho y'urukozasoni kandi bigira ingaruka ku gace kitwa prefrontal cortex ko mu bwonko gashinzwe gufata ibyemezo byiza, kwigengesera, kugira kwifata n'ubushishozi. Iyo iki gice cyangiritse, umuntu ashobora kujya agira imyitwarire itanoze, urugero nko gukora ibikorwa bishingiye ku mibonano mpuzabitsina batatekerejeho bihagije. Ikindi kandi bishobora kugira ingaruka mu kugabanuka k'ubushobozi bwo kwibuka no kwiga. Abantu bareba cyane amashusho y'urukozasoni bashobora kugaragaza ibimenyetso birimo kwibagirwa byihuse, kudashobora kwibanda ku kintu igihe kirekire, guhagarika ubushobozi bwo gutekereza neza ndetse n'ibindi. Indi ngaruka ni uguhindura imyumvire n'imyitwarire. Ibi bishobora gutuma umuntu afata abantu nk'ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina gusa. Yumva ko ari ibisanzwe kubona imibonano mpuzabitsina ahantu hose,
yirengagiza ibyifuzo n'uburenganzira bw'abandi. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu by'ubwonko nka Dr. Norman Deutsch na Dr. Gary Wilson ndetse n'abandi bwerekanye ko kureba cyane amashusho y'urukozasoni bishobora kugira ingaruka zimwe n'iziboneka ku bantu basinze ibiyobyabwenge bihambaye. Kubatwa no kureba amashusho y'urukozasoni kandi bishobora kwangiza umubano w'abashakanye. Imwe mu ngaruka zo kureba amashusho y'urukozasoni ni ukwangiza umubano w'abantu bashakanye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikintu cya kabiri cyangiza umubano w'umugore n'umugabo ari ukuba umwe yarabaswe no kureba aya mashusho bikaba byavamo n'agatanya. Kureba amashusho y'urukozasoni kenshi no kubigira akamenyero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu, haba ku mubiri ndetse no ku bwonko, imibanire ye n'abandi ndetse no mu buzima bwe bwo mu mutwe. Ibi birimo nko guhinduka imbata cyangwa se kuba addicted, kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kwiyumva nabi, gutakaza icyizere cy'ubuzima n'umutuzo ndetse n'ibibazo by'imibanire n'abakunzi cyangwa se abo bashakanye. Kubireka bisaba ubushake, kumenya ingaruka zabyo no kwifashisha ubufasha bw'inzobere mu mitekerereze ya muntu nk'abapsychologists, inkunga z'abantu ndetse n'imyitozo ifasha mu guhindura imyumvire no kongera kwisuganya. Kugira ubumenyi kuri izo ngaruka ni intambwe ya mbere yo kwirinda no gufasha abandi bafite iki kibazo. Kwirinda kureba aya mashusho, gushaka ibindi bikorwa byubaka no kwitabira ibiganiro bifasha ni ingenzi mu kubungabunga ubuzima bwiza mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mutwe. Mbashimiye ko twabanye. Niba wakunze iki kiganiro ntugende utakoze subscribe, niba utarayikora ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gayigana. Hasta la vista.